Ni today 250 nanone nkuko bisanzwe gahunda ni dutemberane. Mbwira uri kubona aha hantu ari hehe? Aha hantu uri kubona ari hehe? Reba neza. Uri kubona ari hehe wowe? Yes, rero nkuko twababwiye nyine ko tugomba kugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye. Twahereye mu mujyi wa Kigali muri ibi bishanga biri kugenda byubakwa bitunganywa bigirwa ahantu hakataraboneka, bigirwa ahantu heza h'ubukerarugendo, ahantu ushobora gusohokera, ahantu ushobora gutemberera. Banza umbwire, jya hasi muri comment utubwire uri kubona aha ngaha ni hehe? Ukurikije ayo mashusho Wilson ari kugenda kwereka uri kubona ari hehe? Ibintu biri kugenda bijya ku rundi rwego i Kigali, ibintu biri kugenda bifata indi ntera. Ngira ngo twagutembereje aha mbere, aha tugeze ni mu gishanga naho ariko kiri mu gice cyo mu Gakinjiro, mu gice cyo ku Gisozi, muribuka hagati ya Gakinjiro na Itexirwa ahantu APR yajyaga ikorera imyitozo, habaga ikibuga APR yakundaga gukiniraho, ariko ubu ngubu byararangiye. Ngira ngo muri kubona ukuntu naho hameze neza cyane, ibikorwa byo kuhatunganya birarimbanyije, biri kujya mbere. Twababwiye ko ibi bishanga byose Rio Contractors iherutse gutangariza igihe ko bigeze ku kigero cya 75 biri kugenda bitunganywa mu minsi mikeya, mu gihe kitarenze ukwezi kwa gatanu biraba birangiye. Ibishanga byose biraba byabaye ahantu nyaburanga, ahantu ushobora gutemberera, ahantu ushobora gusohokana umusheri wawe, ahantu ushobora kuza koga. Hazaba harimo n'ahantu ushobora kujya ukoga, hazaba harimo n'ahantu ushobora kujya ukaroba ifi. By'umwihariko aha ngaha uri kureba, aha ngaha kuri iki gice cyo mu Gakinjiro, biteganyijwe ko ari ahantu uzajya usohokera, ariko ukaba ushobora no kuba waroba ifi. Aha ngaha bazahashyiramo amafi ku buryo rwose ushobora kuzajya uza uri gutembera ukaroba. Murabizi ko ibyo ni ibintu by'abasirimu, ntabwo ari ibintu bya buri muntu wese. Kujya ahantu ugatemberera ku mazi, yebana ukajya unagamo indobani hariya, ugahita urobamo agafi, ugahita ubwira Mucoma akabikurikirana. Yes, Kigali iri kugenda iba uburyohe, ibintu biri kugenda biba neza cyane, biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Ibaze Kigali yose itarimo igishanga na kimwe, ahubwo ibyo bishanga byahinduwe ahantu nyaburanga, ahantu ushobora gutemberera ukarira amafoto, ukarira ubuzima. Ibintu byo kujya ku Gisenyi, ibintu byo kujya kuri za Muhazi n'ubundi hari ukuntu byatuvunaga. None umujyi wa Kigali uri kugenda utwegereza amazi. Bana nicyo kintu cyaburaga ubundi ngo Kigali ihita ijya ku rwego ruhambaye, ihita iba nk'indi mijyi yose ikomakomeye ku isi nka za Dubai. Ibi bintu ndabibatuye mw'abantu mwe, abantu mudaheruka i Kigali, mutangire mwitegure ko muri vacances, muri sama y'uyu mwaka mugomba kumanuka i Kigali. Ibi bishanga byose bizaba byaramaze gutunganywa, ayo mazi yose muri kubona azaba yarasukuwe ameze neza, hazaba harabaye ahantu nyaburanga ushobora gutemberera. Ubundi ibintu bikagenda neza cyane 5/5. Iterambere ry'iki gihugu hari abantu babyumva nyine bakagira ngo ni Nyarugenge gusa, bakabona ni ya mataje y'Inyarugenge, ariko ntabwo ariko bimeze. Ngira ngo murimo muragenda mubibona. So icyo twiyemeje rero nka today 250 ni ukugenda tubatembereza. Twabwiye ko gahunda ari ukubatembereza uturere 30 twose tugize igihugu cyacu. Uturere 30 twose tugize igihugu cyacu tuzadutembera ku ikubitiro. Twahereye mu mujyi wa Kigali, of course murabyumva nyine, mu mujyi wa Kigali aba ari kapitale, ni ibintu byose biba bibera, ni haferi zose zipangirwa, noneho zikabona kugera no muri utwo duce tundi, no muri utwo turere tundi. Niyo mpamvu natwe twagombaga guhera hano i Kigali, ubundi tukazagenda tugera no muri utwo turere twanyu hirya no hino. Nk'uko bisanzwe n'ubundi twe twirebera mu ngingo 3 gusa, ni ukubatembereza tukabereka ahantu nyaburanga, ahantu hafite amateka atandukanye, ahantu heza ushobora kuba wasohokera,
ahantu utari usanzwe uzi kandi hari ibikorwa remezo wenda bigiye bitandukanye. Niyo ngingo yacu ya mbere twibandaho. Ingingo ya kabiri aba ari entertainment, aba ari imyidagaduro. Ese bimeze bite mu myidagaduro? Amakuru y'ibyamamare. Ese muri utwo turere twanyu namwe mujya mwidagadura? Mufite aho kwidagadurira se? Impano z'urubyiruko muri aka karere cyangwa muri ako karere kanyu ni gute bazibyaza umusaruro? Ese koko impano yabatunga batari no mu mujyi wa Kigali, bari mu tundi turere? Ibyo ngibyo ni mu ngingo ya kabiri. Ubundi ingingo ya gatatu ikaza ari business, twirebera uburyo cyangwa amahirwe ahari ku rubyiruko, ku bakiri batoya yo kuba bashaka ibiceri. Urumva tugomba gutembera, kandi buriya ntabwo watembera mu ikofi hatarimo akantu. Ntago waza hano kuri aya mazi ngo ureba aya mazi mu ikofi nta kintu kirimo, wapi? Biba bisaba ngo ubanze uba ufite ibiceri. Niyo mpamvu natwe ingingo ya gatatu twibandaho aba ari business. Amahirwe ahari aho ngaho utuye cyangwa muri ako gace kanyu, amahirwe ahari ya business cyangwa yo kugira icyo ukora angana ate? Kwihangira imirimo biri ku kihe kigero? Ese abajene baho ngaho bimeze bite? Tuzajya tuganira n'abantu bateye imbere muri utwo turere twanyu, batugira inama y'ukuntu bo babikoze kugira ngo babigereho, namwe mwumvireho nyine bibe byabafasha kugira ngo twese dutere imbere. Ntabwo dukwiye kujya dukoresha izi bando zo kuri internet gusa turi kureba imiziki cyangwa amafilime n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hoya tuba tugomba no kwiga, tukiga ibintu byadufasha, ibintu byatugirira akamaro, natwe tukabona tugakirigita ku biceri. Niyo mpamvu today 250 twiyemeje kujya tubatembereza, ariko nyine dushingiye kuri izo ngingo zose uko ari eshatu. Ahangaha twari turi kubereka rero ni ku gice cyo mu Gakinjiro, n'ubundi ni muri bya bishanga biri gutunganywa mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo naho urabona ko imirimo iri kujya ku musozo. Urabona utuyira muzajya munyuramo murimo gupitapita, bana turatunganyijwe, tumeze neza. Naho hazaba hakorotiriye n'ubundi nk'uko n'ahandi hose hazaba hakorotiriye. My friend, iyi Kigali ndayibatuye. Ubu turi muri 2026, ibaze muri 2030 ukuntu hazaba hameze. Ndahagutuye. Yes, reka tuhite dukomereza n'aha handi direct, na cyane ko twe twabyiyemeje ko tugomba kubatembereza. Tugomba kubatembereza tukabereka buri kimwe cyose. Ubundi wagiye ukora subscribe kuri channel nyinshi zigiye zitandukanye, ariko iyi ngiyi niyo waburaga gukoraho subscribe, ubundi ugahita uba umusirimu byuzuye. Wari usanzwe uri umusirimu yego, ariko noneho ugomba kubishimangira ugashyiraho akadomo, ukanda subscribe aho hasi, ubundi tukajya twibanira 5 kuri 5 tugenda tukwereka ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ahangaha aho tugeze uri kuhabona. Ahangaha ni igishanga kiri hagati ya Kacyiru no mu mujyi, hagati ya Kacyiru na Kiyovu n'ahahoze ari Kimicanga. Ariko ibuka Kimicanga ya kera ukuntu yari imeze, my friend. Ibuka ukuntu Kimicanga ya kera yari imeze. None uyu munsi quartier bayishyize ku mazi. Naho uri kubona ko barimo kuhatunganya, imirimo yo kuhatunganya naho irarimbanyije. Uragira ngo ndagira ngo uri kubibona nyine Wilson ukuntu ari kugenda haguha ku mashusho. Ahangaha reka nsuhuza abantu mwese mwize muri iyerika ya kera ikiba aho bita mu gishanga. Aho muri hose intoki ebyiri mu kirere, yaba abakiri mu Rwanda cyangwa bagiye hanze y'u Rwanda. Mwese reka mbasalutinge mbabwira ngo hantu mwize kera ubu ngubu hari gutunganywa kugira ngo haba ahantu nyaburanga. Uko nuko bari kuhashyiramo amazi mu minsi iri imbere, no kuzajya tuza muri sama. Ubundi muri sama y'uyu mwaka ni hano tuzajya tuba twibereye, twaje koga, twaje kurya yacu, abandi basohokanye abakunzi, abandi baje kwirebera ibintu bigiye bitandukanye. Ibi bishanga kugira ngo ukuntu biri gutunganywa neza, ntago ari aya mazi gusa azajya barimo, uko hazajya haba harimo ibintu bigiye bitandukanye. Hari ibice bizajya biba birimo inyoni, za nyoni mumenyereye, utunyoni twiza nyine, za zindi nyine ziba ziri ahantu nyaburanga nk'aha ngaho uko muri kuhabona. Ahandi hatunganywe ku buryo umuntu ashobora kuza koga. Yes, ukaba waza
ukoga nk'uko n'ubundi kugira azakomeza gusa gutyo. So aho ngaho rero ni muri bya bice, ni muri cya gice cy'ahahoze IRK ya kera, La Colombière na Kimicanga hafi aho ngaho. Uyu mujyi bizamugora, azaba yigiye inyuma ho gatoya. Nta n'umuntu wari uzi ibi bintu. Kera barabivugaga tukumva nyine hari ukuntu nyine leta ibivuga ibintu cyangwa itangije nka gahunda runaka yabivuga nyine ukajya wumva ni ibintu bizaba kera, kumva ni ibintu bizaba utagihari, bamwe ukumva ngo ibyo ngibyo se bizaba kera nzaba ntagihari. Ariko nyamara dore biri kuba mu gihe hari kandi mwari muzi ko bizaba kera. Bajyaga bavuga bati Kigali hari igihe izamera nka Dubai bakadushyiriramo amazi, ariko abantu bakumva ni movie, bakumva ni ibintu bya kera, bakumva nyine ni injuga muri za slang z'abajene. Abantu bumvaga ari injuga, hari ibintu bishobora kutazaba vuba, ariko ngira ngo muri kugenda mubibona rwose. Gihamya ni izi ngizi muri kugenda mubona. Murabona ko imirimo yo gutunganya aha hantu hose iri kugenda igana ku musozo bitarenze ukwezi kwa gatatu. Jya hasi muri comment tubwire akarere uherereyemo n'igikorwa kidasanzwe wifuza ko kihari, wifuza ko twazasangiza abakurikira Today 250 n'abandi banyarwanda n'abatuye isi yose muri rusange. Twe hano nta mupaka tugira, kuri internet nta mupaka uhaba. Ushobora gukora video ushobora kuba iri kurebwa n'umuntu uri muri Korea, umuntu uri muri Sudani, umuntu uri muri Amerika n'ahandi hose ku isi. So tubwira aho muri comment rero akarere uherereyemo, hanyuma utubwire n'ikintu cya danger gihari, umwihariko waho, ikintu mufite wumva twakwereka abandi bantu byaba ngombwa bakazanabigiraho. Why not? Twitwa Today 250, nge nitwa Ivan Heritier, Wilson yarari kuri kamera. Stay in touch, ntimujye kure.